mubu ekada besto sha besto ni karama nababaye wabaye nahamagaje wanjye ndamubura ngo ino nguhoze muri ghetto agataka kambara amayo. Yes, turi kubivuga muri kuri amashusho rero kuri screen zanyu witwa Titiranya Titi. Reka nizere ko ukomeje kugubwa neza kandi gahunda zawe zagiye neza, nizere ko Imana yakomeje kugenda ikundindira kabisa. Hanyuma nyine Eros nk'ibisanzwe nkaba ngarutse kabisa kugira ngo ngende mbatamo amakuru ameze neza kandi agezweho aryoshye kabisa, avugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ndetse n'amakuru avugwa mu byamamare bya sinema, tukagera mu muziki ndetse n'ahandi hatandukanye kabisa. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye batandukanye, ni ibyamamare muri rusange ni ibyamamare tugiye kugenda tugarukaho, mbabwira ngo uyu munsi ho n'uburyohe n'ibindi ewana. Uyu munsi twaje twahinduye, twaje twabyambariye, mubwira ngo kabisa daje tuvuge ku cyamamare. Muzi ko hari inkuru ejo nagiye mbatamo, hari inkuru ejo nabatayemo nyuma yuko Titi Brown akubiswe indobo. Hari inkuru nabatayemo y'ukuntu ngo bakubiswe indobo, Dumba niwe wabigarukagaho ukuntu uyu Titi Brown yakubiswe indobo. Hanyuma uyu munsi ho tugiye kuvuga ukuntu ira ari Blank bakinaga, ni Blank bakinaga bateguraga filime. Ndaje mu kanya mbikubwira ukuntu ari Blank. Wowe icyo usabwa nta kindi no gukanda subscribe, share, like ndetse na comment, ubundi nkagenda nkwigerezaho utuntu twanjye. Yapo aherutse gupostinga ejo bundi kugaragaza filime ari gukina cyangwa agiye gusohora vuba ngaha, uko bagiye banayigarukaho mu minsi yagishize, bivuga ko aba bombi bari gutegura kitwa filime bagiye gusohora, banasohoye na YouTube izaca iyo filime Titi na Nyambo. Yego Nongeye kugwikaze nanone, nongeye kugwikaze kuri Birashoboka TV Rwanda. Nakomeje nkubwira ngo ngende Eros kabisa, turagenda tuvuga amakuru y'ibyamamare hirya no hino, tugenda tuyakugezaho tano kwa tano, mubwira ukuntu hano ngaha byahiye ku mbuga nkoranyambaga. Niwareba gusa niwareba ukuntu Titi Brown, cyangwa se niwakumva ukuntu Titi Brown na Nyambo bivugwa ko mu rukundo rwabo nta gutandukana kurimo, ahubwo kara araga Blank bateguraga, naga Blank bakinye kugira ngo bategure filime yabo igiye kuzasohoka kabisa, igaragaza urukundo bagiranye. Bitewe nuko ku mbuga nkoranyambaga byagiye bicicikana bigira ute, n'abantu bamamaye, kuko urukundo rwabo rwatangiye ari rwa rukundo ubona ko ari urukundo rwiza bigenda neza. Ariko uyu munsi wa none tuba turi kubara ngo ubu ngubu ntabwo bakiri kumwe, bitewe nuko bamwe batangiye gusiba posti zabo, abandi batangira gusiba amafoto n'iki, gusa ukabona buri umwe ari gucize. Ariko uyu munsi wa none biravugwa ko ira ari Blank bateguraga, nako bakinaga, kuko hari filime bateguraga ivuga urukundo rwabo. Bashizemo agateguro rero karani nk'agatego kugira ngo filime yabo izaryohe, hazazemo n'akantu ko kwangana. Murabizi ko atari ibintu byo kugira ngo urukundo ngo ruhora ruryoshye, ahubwo hazamo n'agatotsi bakongera bakisubiranya. Nibyo ngibyo rero ngo bateguraga, ndetse n'umwe mu bakinyi ba comedy, cyangwa se umukomediyani uzwi hano cyane, uzwi nka Pirate cyangwa se Minisitiri w'Amagendo, uzwi muri Genesis Comedy, nawe yaje kubigarukaho, agaruka ku kuntu Titi Brown na Nyambo ari agateguro bakoze. ni cyane igomba guca iyo film. So none ibi gisaga yabo tunayivaho tunayanzura, twanzura iki ni byanyabyo twanzura doko Junior gitigeze kubivuga. Icyo gihe kubivuga kuri ya ntambara hagati ya BDB na Bruce Melody, aravuga ati rero no ntambara yibereye mu bafana muri mwebwe. Hanyuma ku ruhande rwanjye ntago najya kublaminga uyu Titi Brown ndetse na Nyambo, kuko filime nta kuntu yari izaryoha. Filime yari izagera hagati ukabona ntago iryoshye, bitewe nuko nta gateguro karenze kaba karimo. Gusa izakomeza igenda itera abantu amatsiko, kuko niba ari byo turaza kuzabireba, kuko hagati ya Nyambo na Titi Brown ndetse na Dumba, maybe na Dumba hakazamo na nuriya uwo bita Yannick, inshuti Yannick ariwe Kiramani, bafite live ni handi umuntu
agenda akubaza ibibazo nawe ukagenda umusubiza. Aho ngaho tuzagenda tureba niba ari byo koko, niba ari agaplank cyangwa se ari plank bagiye badukina kugira ngo filime yabo bayitegure neza, cyane ko bivugwa ko n'imbuga nkoranyambaga zizacaho izi filime zamaze kuba zafungurwa. Hari nk'iyitwa Titi na Nyambo, akazi yitwa Nyambo. Hagati aho ngaho harimo iyo bazagenda bacishamo filime, cyane wibuke ko bahuriye no muri My Heart. Gusa n'iyo ngiyo ni iyindi bateguje abantu kandi igiye kuzasohoka. Hanyuma umuntu nagakora projet cyangwa se ngagiye gutangaza projet ari uko itaratangira cyangwa se ari uko itatangiye. Iyi filime bivuze ngo yatangiye no gushirwa mu bikorwa, bivuze ko hari n'udusinema cyangwa se nako uduseri bagiye bakina turiho. Reka tuzabitega amaso muri iyi live bazaba bafite. Ngiye mubwira ngo ahangaha ntabwo naba blaminga kuko filime ntagategura. Usanga no mu Rwanda ibi bintu byeze kugira ngo tuzakurikirane ibintu byabo bihagaze neza. Kabisa ibi bintu bireze byo kugira ngo bakine plank, kubera ko nta kuntu wategura kabisa ku mbuga nkoranyambaga kuko ibyo wabaga warazanye mbere baba barabirambiwe. Rero tugomba kugenda tuzana idusha, ari nabyo bano ngaba bagiye bakora. Ikindi kandi ibi ngibi mba nkubwira si ibintu ngiye mba nagiye ngo nihimbire, kuko na Titi Brown ndetse na Nyambo bari kumwe ku Nyarwanda, ni ikinyamakuru tumaze kumenyera cyane. Babyivugiye ko bafite filime bagiye gushyira hanze igaragaza urukundo rwabo bagiranye cyangwa se urukundo bagirana, kuko ubu ngubu dutegereje kumva niba ari byo kuko niba baratwatanye cyangwa se bataratanye. Gusa ikiriho nuko biri kuvuga ko iri ari prank bashobora kuba barakinye kugira ngo filime yabo izagende neza. Hagati yabo nta ntambara bafite, ahubwo mwebwe muri rubanda. koko se we nayo wabanagamo noneho bo gushwana, ushobora no gusanga bo bakiri n'inshuti. Gushwana ubwo ari twebwe turi kubibona, sibyo? Kandi urabyumva ko bafite filime bagiye gusohora, bivuze ngo ni prank. Nanone reka nkubwire ngo ngende Eros dukomeze kubana kabisa. Nkubwira ngo genda ukore subscribe, nako kora subscribe kugira ngo dukomeze tubane, gahunda zacu ugenda uzibona gatanu ku kandi, kanda kunzogera. Hanyuma ugende ukande kanda like kugira ngo dukomeze tubane. Nanone kabisa utwereke ko ibintu byacu wabikunze, koko niba wabikunze ndagusaba gukanda like, maze ugende muri comment, jya kuri comment utwandikire utubwira ati nge hagati ya Titi na Nyambo bihagaze gutya, bizagenda utya. Ese niba ari agafilime bari gutegura kazaba karyoshye, hafi aho ngaho nawe urabyumva ni ibintu bizaba bimeze neza kabisa, bibaye ari byo koko, cyane ko rura rukundo ntabwo abantu bimvisha ukuntu byaba byaragenze cyangwa se rwarasenyutse. n'abantu babyishimira kabisa, abantu benshi bagenda babyishimira cyane. Hanyuma reka nkubwire ngo njyewe turi kumwe, kanda share usharinga inshuti zawe. Ikindi kandi nkubwira ngo tubonane mu yandi makuru. Ciao ciao.